Dore inzozi eshatu zigaragaza yuko iterambere ryawe riri gusubira hasi. Izi nzozi nuzirota ujye umenya yuko iterambere ryawe riri gusubira hasi cyangwa se rigiye gusubira hasi. Niba rinameze neza muri aka kanya umenye ko rigiye gusubira hasi. Ushobora kuba utari kubibona gusa biri gukorwa cyangwa se biri mu bihe biri imbere bigiye kukugeraho. Gusa mbere ko dutangira n'inzozi za mbere wibuke gukanda kuri ako gasaraba kari munsi y'agafoto urabangurikanye umunsi kundi, ndetse ubusobanuro bw'inzozi zayigenda mbasobanura umunsi kundi uzajya uba mu mbere ugomba kubusobanukirwa. Ngiye mwumva ni Mr Dex. Reka dukomeze inzozi za mbere. Inzozi za mbere, kurota usubira iwanyu. Nurota wasubiye iwanyu ujye umenya ko ari ikintu kibi ndetse kitari cyiza. Bishatse kuvuga iki? Bishatse gusubira inyuma mu buryo bw'iterambere. Mu buryo bw'iterambere muhe buryo ushobora kurota wasubiye iwanyu n'ibyo wari ufite ukabibura, ugasanga mu kazi biri kugenda nabi, ugasanga se naho wari ugiye kubona ikintu akazi runaka urakabuze. Muri makeya ni gusubira inyuma mu iterambere n'ibyo wateganyaga kugeraho utakibibonye bitewe nuko warose izo nzozi. Imana impamvu ibikoretse kugira ngo usenge, kubera yuko impamvu ibikoretse usenge ibigukunda, kandi umuntu Imana ikunda iramuburira mbere ko ibintu bimugera. Imana ikwereka ikintu kugira ngo usenge ko ibibona ko gusenga ubishoboye, kandi niyo wasenga uko ushoboye ariko Imana ibibona yuko isengesho ryose uri usenga ko ryaba ringana iraza kuryumva. Yego, reka dukomeze inzozi za kabiri. Inzozi za kabiri, kurota wamburwa umuneke. Nurota wamburwa umuneke cyangwa se bawucapura ujye umenya ko nanone ugiye gusubira inyuma mu iterambere nudasenga. Imana ivuga ngo mujye musenga. Imana ikwereka inzozi igira ngo usenge, zaba mbi zaba nziza ugomba gusenga, kubera ko zishobora kuba ari nziza ugiye kubona umugisha, ari nziza wenda zisobanuye yuko izindi zisobanuye yuko ugiye kubona umugisha, ariko nanone mu gihe udasenze uzisabira uburinzi, usabira uwo mugisha wawe uburinzi, nakabuza Satani arawukwiba. Rero muri make nurota wambuwe umuneke cyangwa se nanone ukarota bakwiba umuneke, ujye umenya yuko muri makeya ni umugisha uhombye ugiye kuza mu minsi iri imbere, ariko nanone urahomba nudasenga. Gusa nubasha gusenga ukavuga uti ngewe mfashe umwanya ndabisengeye bitewe nuko mbona yuko iki kintu gishobora kuzangirira ahazaza heza, gusenga ndetse hari icyo bishobora kumfasha kugira umugisha wanjye ugaruke, nakabuza Imana irawugarura. Imbaraga zose wakoresha usenga Imana izazifata ndetse izibyazemo umusaruro, igufashe nawe ugire icyo ugeraho. Reka dukomeze inzozi za nyuma arizo za gatatu. Inzozi za gatatu, kurota nanone igi ryawe wenda rihiye rigwa hasi rikameneka rigasandara. Igisozi nuzirota ujye umenya ko nanone ari uguhomba umugisha rugiye kugeraho. Muri make Imana ibikweretse inzozi zose kugira ngo ubashe gusenga, ubundi ukuzeho iyo migambi ya Satani yuko umugisha wawe awukwambura cyangwa se ubura. Muri makeya ukaza uzi ngo uzabona umugisha, ugategereza amasezerano Imana yagusezeranyije tayari nyine ukayabura bitewe nuko utabaye maso ngo uyasengere uresabira kurindwa ndetse n'Imana. Ngiye mwumvaga ni Mr Lex. See you around. Kundi busobanuro nzabasobanura undi munsi ukurikiyeho. Wibuke gukora follow.